uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo yavuzwe na Dushimirimana Jean de Dieu, akaba ari mwishywa w'umuhanzi Bizimana Ruti wakunzwe mu ndirimbo nka Sindi Patolo, Ntamunoza ndetse n'izindi. Uyu mugabo ni umuhanzi, akaba umwanditsi w'ibitabo, umwanditsi w'indirimbo, umuvugabutumwa ndetse akaba n'umunyamakuru. Ibi byose mukaba mubiziho ku izina rya Dashim aka cyangwa se umwite cyaza ubwenge. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye agira ati, utarabwiye ko gukunda ukiri muzima uzamunyujijemo ijisho nabivugira ku kiriyo, utaragufashije ukiri muzima uzamureba ikijisho ku kiriyo. Twige kubwira abantu ko tubakunda bakibibona, twige gufasha abantu babireba. Niba ari icyo ubwira umuntu bimubwira akiriho, ntugategereze ko uzabivugira ku munsi w'ikiriyo. Dashim yaravuze ngo ntawahitamo aho avukira, ariko umugisha n'umuvumo biravukanwa, buri wese avukana byombi, hanyuma uruhare abigiramo nibwo rugena ikizamukurikira mu buzima bwe bwose. Dashim yaravuze ngo uko byaba bisobanye kose ujye wisekera, utegereze abari ikibazo cy'igihe, igihe kizabisobanura. Dashim yaravuze ngo hari ibintu bibiri bidahatirizwa, iyo bihatirije biragutunarika. Ibyo bintu ni igihe ndetse n'ubuzima. Ntugahatirize ubuzima ndetse ntugahatirize igihe. Dashim yaravuze ngo ikiremwa muntu kiratangaje, tinya umuntu ushobora kwima be agaha rubanda. Uyu mugabo yaravuze ngo niba umwana wawe imvune ahora nazo ari 1/3 cy'imvune wahuye nazo, uzicare wigurira akantu kuko nta kutagize kuri iyi si. Uyu mugabo Dashim niwe washimangiye ijambo rigira riti, guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda. Dashim yaravuze ngo niba ufite ikimero cyiza gikurura buri wese, uzirengagiza icyo kimero ukoresha ubwenge, ikimero ubwacyo kiziyitaho. Mu gihe wakoresheje ubwenge ikimero ukakirengagiza, amahirwe azazanwa nacyo azakugeraho yikubye inshuro 1000. Dashim yaravuze ngo 80 by'abantu baza mu buzima bwawe bose biba ari mu nyungu zabo, naho 10 by'abaza mu buzima bwawe biba ari ukwishimisha. 5 by'abaza mu buzima bwawe muba musangiye inyungu, naho abandi 5 by'abaza mu buzima bwawe nibo bakwifuriza ibyiza gusa. Uyu mugabo yaravuze ngo uko amazi yabasa kose yazimya umuriro, kandi uko yabasa kose yatunganya akanyobwa. Nawe ushobora kuba utari amazi yo kunyobwa imbere y'abantu, ariko ujye uzirikana uko yabasa kose azimya umuriro. Dashim yaravuze ngo isi irabogamiye uri nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira bigakunda. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane, avuga ngo nta marira aho yahindura ibyahise, nta maganya abaho yahindura hazaza, ahubwo kwihangana no kubiharanira byahindura byombi. Dashim yaravuze ngo iyo udakoresha igihe neza ukiri muto, igihe cyo kigukoresha ushaje. Bivuze ngo ni wahandi uzasanga umuntu w'umusaza akora akazi kavunanye kakagombye kuba gakorwa n'abantu bashoboye cyangwa se babasore. Mu magambo yose umugabo yavuze, ikadusoreze kuri ijambo rigira riti, abantu benshi bamenya ko bashaje ko
ibyishimo ari amahitamo. Rero niba nawe utarabimenya, bimenye utangire wishime hakiri kare, kuko kwishima ni bimwe mu bintu byiza bigize umuntu. Ndagushimiye wafashe umwanya wo kumva aya magambo yahindura ubuzima. Jye wumvaga ni Mr. Alain Ngabo, umusinganya usiganirwaho serukiye hose. Wadufollowinga kuri Instagram wandika Alain Ngabo. Ndabashimiye kandi ukore subscribe kuri Ijambo TV, ujye ubona ibindi bikorwa byacu kandi byiza cyane.